bakunzi mukurikira ibiganiro bya Udushya TV, tuteguye aka kavideo gatoya cyane ariko kari mu bwenge tugiye ngo turebe wabasha gufata video runaka ukayitandukanya n'umuziki. Nkuko twabibasezeranije, uyu ni umwanya wo kugira ngo tubereke uburyo ibyo bintu bikorwa. Nizere ko nk'abantu mukurikirana Udushya TV mwabashije kujya kuri Google Play Store mukabasha kudownloadinga application yitwa KineMaster. Uyu ni umwanya wo kugira ngo tugendane tubereka uburyo twafata video iyo ari yo yose waba ushaka ukayitandukanya n'umuziki, ukaba wasigarana uwo muziki gusa uri audio cyangwa se ugasigarana amashusho gusa ukayasobanura ukuntu byumva. If you still more interested about this suggestion, you have to follow our YouTube channel called Udushya TV. Twagiye. Icyo ukora nta kindi, uraza kuri application yawe yitwa KineMaster. Ngira ngo muri kuyireba ukuntu isa kuri screen, mwayibonye. Uraza ugaklika kuri no application ya KineMaster, warangiza ugategereza. Ikindi tubabwira mu gihe dutegereje ko ino application iza gufunguka, nk'uko mubizi ku Udushya TV tubafite ibintu tujyanye na editing cyangwa se video editing na film animation. Kugira ngo murabizi icyo tubasaba ni uko mukora subscribe, mugakora no kuri notification bell kugira ngo tubane 5/5. Nk'uko mwabibonye, ubu nibwo buryo application ibasha kuba yafunguka ya KineMaster. Muri kubibona zino video we umutangizi izi ngizi ntabwo uza kuzibona, izi ngizi nizo nge nabashije gukora. Icyo ukora nta kindi, uraza hano hagati ahangaha muri kuhabona, ugaklika ukajya guhitamo respective ratio kuri ino application. Uraklika ahangaha, urabona hano hari ratio zitandukanye, 16:9, 9:16 gukomeza. Icyo ukora uraza kwiya mbere, iyi ngiyi niyo ikora video zijyaniranye n'izabasha ko upload kuri YouTube channel. Uraza ugaklika, hanyuma wamara guklika bakakuzanira ikintu cya taburo ubasha gukoresha. Tugiye kubereka uburyo wafata umuziki ukawutandukanya na video, cyangwa se ukabasha kuba wasiba kimwe ugasigarana ikindi. Twagiye tugiye gufata wenda n'urugero kimwe ugasigarana ikindi. Tugiye gufata wenda n'urugero video runaka, reka nze dutoranya aka video, hanyuma tubereke uko ibyo bintu bibasha kuba byakorwa. Turebe video runaka. Where is the video? Which video I need to separate? Video I need to separate from the sound. Let me choose some video. Turebe video. Hari video ndi gushaka. Sorry. Where is WhatsApp video? Here. Ngira ngo aka ka video ngiye guhitamo hano muramu kabona. Urugero tugiye gufata kano ka video. Aka ka video kahageze, iyo ugatoranije gahita kaza ahangaha. Ugakora kuri sibyo, kaza hano ugakora sawa. Murabona ino video yatangiye iri kugenda, sibyo? Muri kuyibona. Iyo ushaka kuba wakuramo uyu muziki kugira ngo usigarane only video, cyangwa se usigarane only music, video yikuremo, icyo ukora uraza ukayiselectinga. Wamara kuyiselectinga ukazamuka ahangaha, ukazamura ahangaha, ukagira hano kuri extract. Muri kuhabona kuri extract audio. Iyo ukirika ahangaha, audio imanuka hano, uhita ubibona. Ukimara guklika ahangaha, audio ihita ikamanuka ahangaha. Iyi ngiyi ikatuyisibe urabona ko video yabashije kuba yatandukana n'umuziki. Ubu ngubu ushaka wasiba video ugasigarana umuziki wonyine, cyangwa se ugasiba umuziki ugasigarana. Icyo ukora nta kindi, cyangwa se ugaselectinga uyu muziki ukabasha kuba waza ahangaha nanone ukagira ukawusiba.
So ciao mukore subscribe ku bakeneye ibintu by'uburyo ki wabasha gukora video ukoresheje telefone, uburyo ki wakora video udakoresheje kamera, uburyo ki wabona amafaranga kuri YouTube cyangwa se ahandi hantu ku zindi social media zikoresheje telefone. So ibintu byose abantu bashaka gukoresha telefone, ko telefone iragufasha ahantu hose uri kumwe nayo, wabasha kugenda ukora utuntu ushyira kuri internet. So abantu bose bifuza ibintu cyane cyane by'ama editings, so mutugane kabisa kuri YouTube channel yitwa Udushya TV, tubane 5/5. Kora subscribe, kore no kuri notification, ubundi twibanire. So twagiye. Feliz Navidad. Feliz Navidad.